Haleluya! Mfashe uyu mwanya mbashimira mwebwe mwese dukomezanyije mu kiganiro cyacu itorero n'umurimo w'abizera, kandi mbasabira umugisha, umwami Imana abahe umugisha, muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Ishimwe n'icyubahiro bibe by'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Rero mu kiganiro giheruka twari tumaze kurebera hamwe ifunguro ryera cyangwa igaburo ryera, turi mu gice cya gatatu twahereyeho twiga mu gitabo itorero n'umurimo w'abizera. Rero twahereye ku bintu 9 byimira Imana gukorana natwe cyangwa bibuza Imana gukorana natwe, gukorera mu itorero ryayo. Nyuma yaho tugera ku marembo 7 umukristo agomba kunyuramo n'imico 21 agomba kuyanyuranamo. Rero muri iki gice cya gatatu twarebye kuba umunyamuryango w'itorero icyo ari cyo. Ni muri urwo rwego twahereye ku gakiza, mu gice kuba umunyamuryango w'itorero icyo ari cyo, naho twasanze harimo ibice bitatu. Icya mbere ni agakiza, icya kabiri ni amahame, icya gatatu ni ingamba, icya kane ni inzego z'itorero. Rero turi aho ngaho rero mu gakiza twarangije kubona icyo twita ingingo rusange, nazo zari ziri mu bice bigera muri 4. Noneho nyuma y'ingingo rusange tubona umubatizo ni iki, wabatizwa ute, tugera ku ifunguro ryera, aricyo kiganiro twashorejeho ejo bundi cyangwa mu kiganiro giheruka. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe noneho amahame. Ni ukuvuga ngo kuba umunyamuryango w'itorero icyo ari cyo. Icya mbere twarangije kureba ni agakiza. Iby'agakiza byo nta kindi kintu twabasha kubivugaho kuko ni impano Imana ikwihera, kuko abantu bose ni abana b'Imana, ariko abakijijwe ni bakeya. Na Kristo ubwe yaravuze ngo kuko abahamagawe ari benshi ariko abatoranyijwe ni bake. Abatoranyirijwe kuba mu itorero rya Kristo umwami n'umukiza w'abari mu isi, abo ni bakeya. Rero ku bw'agakiza ni ukuvuga ngo twabanje kureba ikibazo kiri he, tureba igisubizo ni ikihe, ese Imana ishaka ko nkora iki, tureba umubatizo kuko kubatizwa ari ukwibizwa mu mazi, bivuga kuko upfanye na Kristo kandi uzukanye na Kristo. Tureba ifunguro ryera, dusanga ari ukugirana ubumwe n'Imana no kugirana ubumwe kw'abana b'Imana, bibuka urupfu n'izuka by'umwami wabo Yesu Kristo. Dusanga kandi iyo ubashije kugera ku igaburo ryera, bibasha kuturinda mu buryo bw'ubugingo, tukagira inyota y'ijuru, kandi tukabasha gukira n'indwara zo ku mubiri, kuko imibyimba yakubiswe niyo ibasha gukiza umubiri wacu. Igisuzuguro, yarasuzuguwe kugira ngo twe twubahwe, yambikwa ubusa kugira ngo twe twambare, akozwe isoni kugira ngo twebwe tubashe guhabwa icyubahiro. Rero ishimwe n'icyubahiro bibye none n'iteka ryose, amen. Uyu munsi rero nyuma yo kurebera ku gakiza tugiye kugera ku mahame. Nagira ngo mbabwire kuko impamvu y'izi nyigisho ni ukugira ngo umukristo arusheho kwiyegurira Kristo n'itorero rye. Rero mu mahame turafata urufunguzo rw'ijambo tubonera mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorintu ba mbere. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorintu igice cya mbere, turareba umurongo waho wa 10. Ariko bene data, ndabinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi ntimukireme ibice muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose, muhuze imitima n'inama. Muhuze imitima n'inama. Pawulo hano yingingiraga Abakorintu kuvuga rumwe, kwirinda ibintu bishobora kubatatanya, kubaremamo ibice. Rero turi aha ngaha muri ibi by'amahame. Mu mahame twareba ikintu cya mbere, intego yo kubaho kwanyu nk'itorero. Kuki turiho nk'itorero uyu munsi? Nushaka ujye muri denomination usengeramo cyangwa itsinda runaka usengeramo,
rya gipantekoste cyangwa rya giprotesitanti cyangwa irindi, ariko ni ukubera iki muriho gutyo nk'itorero? Intego yacu cyangwa yanyu nk'itorero ikubiye mu nteruro imwe gusa, ishingiye ku byanditswe bibiri by'ingenzi, ari byo itegeko risumba ayandi, ni itegeko ritangwa na Yesu umwami wacu, hamwe n'inshingano isumba izindi twahawe, gukora byose bigaragaza ko nkunda Imana na bagenzi banjye. Izo nizo nshingano. Nizera ko ubwitange bwimazeyo kuri ibi bizubaka itorero rikomeye, ni ukuvuga itegeko risumba ayandi n'inshingano isumba izindi. Reka turebe wenda agace ka mbere twavuga intego isumba izindi ni iyihe? Yesu aravuga ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko risumba ayandi. N'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe nibyo yuririraho. Tubibona muri Matayo ibice 22 ku murongo wa 36 kugeza ku wa 40. Turebye bwa kabiri nanone, inshingano isumba izindi yo twavuga ngo ni iyihe? Yesu aravuga ati, nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Ibyo tubibona muri Matayo ibice 28 ku murongo wa 19 kugera ku wa 20. Go and make disciples to all nations. Gukundisha Uwiteka umutima wawe, ese bishatse kuvuga iki? Bivuga kuramya, bivuga kwitwararika ku kintu, ku cy'Imana yavuganye nawe, kwitwararika ku murimo w'Imana, kwitwararika ku kintu cyose gishobora kuguhuza n'Imana, cyangwa gishobora ugaca ukubiri n'igishobora kugutandukanya n'Imana. Ni ukuramya rero. Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, byo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga umurimo, ibikorwa, gukora ibintu byose bibasha kugaragaza urukundo, bibasha kugaragaza kuko mwene so cyangwa mwene mugenzi wawe ari urugingo rwawe. Noneho guhindura ibyaremwe bishatse kuvuga ivugabutumwa. Muhindure, mugende ahangaha mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 28 ku murongo wa 19 nyine no 20, ngo mugende muhindure abantu. Ni ukuvuga ngo ariko uyu munsi abakristo b'uyu munsi cyangwa abarokore b'uyu munsi, aho kugira ngo bahindure, ahubwo abantu barabahindura. Mwene data urimo kunyumva, gerageza uyu munsi nawe uhindure. Hindura itsinda urimo, hindura abo mucuruzanya, hindura abo musengana, hindura. Hari bamwe batabasha gushyikira iby'Imana, hindura. Wahamagariwe guhindura, ni inshingano iruta izindi rero. Rero nibyo bivuze ivugabutumwa. Mubabatize, mubinjize mu muryango mushya w'abana b'Imana, nabo ubwabo bature agakiza, bature kuko bakijijwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi bapfanye na Kristo bakazukana na Kristo. Ni ukuvuga ngo kubinjiza mu muryango nyuma yo kubatiza bivuga ubusabane bw'abana b'Imana. Mubigishe ibyo nababwiye byose, mubahindura abigishwa, babashe kumenya kugira ngo batagwa mu cyaha, babashe kumenya kugira ngo bakore ibitunganye, bakore ibinezeza Imana. Noneho rero tukareba itorero ribereyeho ibi bikurikira. Hari ibintu bigera muri 5 itorero ribereyeho. Icya mbere, guha Imana icyubahiro n'ikitorero ribereyeho. Tubwira abantu, ni ukuvuga ngo duhimbarwa no kubaho kw'Imana, turamya, dusenga. Icyo ngicyo ni itorero ribereyeho. Icya kabiri, itorero ribereyeho umurimo. Twerekana urukundo rw'Imana mu mirimo y'urukundo dukorera bene data. Umurimo niho honyine tubasha kugaragariza ko dukunda Imana. Nicyo kintu n'ikitorero ribereyeho. Icya gatatu, ubutumwa. Itorero ribereyeho ubutumwa bwiza. Tubwira abantu urukundo rw'Imana mu ivugabutumwa. Nta vugabutumwa itorero riba ripfuye, nta mirimo itorero riba ripfuye.
icya kane, itorero ribereyeho umunyamuryango. Ntabwo itorero ribayeho nk'inyubako, ahubwo itorero ribereyeho umunyamuryango, umuntu uyobotse iri tsinda runaka, bakagira aho bahurira, bakagira aho basengera. Aho ngaho n'iki itorero ribereyeho. Ni ukuvuga haba habonetse umuryango mugari w'abana b'Imana, kandi bahujwe n'uko bose bizera Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo itorero nanone ribereyeho gukura. Ntabwo itorero ari ingwingiri. Itorero ni nk'igiti gikura kikagira amababi, nyuma y'amababi kikagira amashami, nyuma y'amashami kikazana indabyo, kikazana udushami duto n'indabyo n'imbuto, ahasigaye kikera. Rero itorero ribereyeho gukura, ntabwo ribereyeho kuguma uko ryatangiye. Ribereyeho kugira ngo rikomeze ryaguke, rigire abantu biyongere. Ni ukuvuga ngo nk'uko igiti kizamura amababi amwe akagwa, ayandi agakomeza gutoha, kandi rikabona buri gihe cyose gihunze amababi, no mu itorero hari bamwe batangira bagashobora kuba babivamo, abandi bagakomeza, ariko hakavuka abandi benshi cyane. Rero ni ukuvuga ngo mu ncamake icyo twabasha kuvuga ngo twigisha abantu b'Imana binyuze mu gutoza abigishwa. Nicyo kintu icyo bivuze gukura. Noneho mu ncamake, kuzana abantu kuri Yesu no mu muryango w'Imana, kubafasha gukura bagasa na Kristo, kubafasha gusobanukirwa impano zabo no kubatoza gusohoza umuhamagaro wabo ku isi, bigamije guhesha Imana icyubahiro. Ibyo byose bikorwa kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kurebera kuri iki gatoya, ugenda twibajije aha, twabasha kuvuga ngo tubereyeho guhimbaza kubaho kw'Imana no kuramya. Tubereyeho guhimbaza kubaho kw'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo dusomye muri Matayo ibice 4 ku murongo wa 10, uko Yesu yarangije kubwira umubisha cyangwa Satani, yamubwiye ngo ujye uramya Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Tusomye none muri Yohana ibice 4 ku murongo wa 23 kugeza ku 24, haravuga ngo ubwo abasenga cyangwa baramya, ni ukuvuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu mwuka no mu kuri. Ubwo abasenga cyangwa baramya by'ukuri, basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene aba ari bo bamusenga, bamuramya. Imana ni umwuka, n'abayisenga, abayiramya cyangwa abayiramya, bakwiriye kuyisengera cyangwa kuyiramiriza mu mwuka no mu kuri. Noneho tugiye kureba ibiranga kuramya ni ibihe. Icya mbere, kuririmba, dushobora kubibona mu Befeso 5:19. Icya kabiri, kwiyegurira Imana, dushobora kubibona mu Baroma 12 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2. Icya gatatu, gusenga, dushobora kubibona muri Zaburi ya 95 ku murongo wa 6. Icya kane, kumva ijambo ry'Imana, dushobora kubibonera mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 17 ku murongo wa 17. Icya gatanu, gutanga, dushobora kwibonera mu Bakorinto ba mbere ibice 16 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Icya gatandatu, gutekereza ku Mana, dushobora kwibonera muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 20. Icya karindwi, igaburo ryera, tubonera mu Bakorinto ba mbere ibice 11 ku murongo wa 23 kugera ku 26. Ibi ni ibintu birindwi by'ubudasa bigaragaza kuramya. Ni ukuvuga ngo kuririmba, kwiyegurira Imana, gusenga, kumva ijambo ry'Imana, gutanga, gutekereza ku Mana n'igaburo ryera. Ni ibintu birindwi. Noneho rero urugero rw'uburyo bwo kuramya, hari uguhimbaza, Zaburi 122 umurongo wa 1, kuzuzwa imbaraga, Yesaya 40 ku murongo wa 31, gutegurwa, Abefeso 4:11 ku murongo wa 12. Reka nongere mbasabire umugisha. Reka tube dusoreje aha ngaha, tuzakomeza mu kiganiro cy'ubutaha. Umwami Imana abaha umugisha. Ufite igitekerezo, ushaka kuganira nanjye, wahamagara cyangwa ukandika message, ubutumwa kuri WhatsApp 078 74099. Ndabakunda bene data. Umwami Imana abaha umugisha, kandi ndabifuriza ibyiza byose. Mugire umugisha mu kazi mukora, mugire umugisha mu rushako rwanyu, mu miryango muvukamo, mugire umugisha aho mujya n'aho mugenda, n'ababagendera babasiga umugisha. Ishimwe n'icyubahiro bya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.